iyi nteruro ngiye gutangiza iki kiganiro umaze kuyumva inshuro zitabarika. Ubuzima ni bugufi, ariko abantu benshi tubamo nkaho dufite igihe kitagira iherezo. Reka tuvuge ku mibare. Umuntu usanzwe nkanjye nawe abaho nibura iminsi 30,000. Iyo gusa bikaba birarangiye. Tekereza kuri iki kintu. Ubu niba ufite imyaka 30 y'amavuko, umaze kubaho iminsi 19,000. Usigaje iminsi 11,000 yonyine. Iminsi yakujyanye. 19,000 yaragiye, ntabwo izagaruka. Ibyo wabayemo muri iyo minsi nabyo bishobora kutazagaruka, nubwo iminsi imwe n'imwe hari bishobora kugaruka. Gusa iri jambo iminsi imwe n'imwe ni ijambo ribi cyane, niko bavuga. Ni ijambo rikubeshya ko ufite igihe cyose ushaka muri ubu buzima. Rikubwira ko ufite igihe gihagije. Ntabwo nzi niba warabyumviseho, ariko mu myaka yose ufite, igifite agaciro ntabwo ari imyaka umaze mu buzima, ahubwo igifite agaciro ni ubuzima wabayemo muri iyo myaka. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Muri iki kiganiro twifashishije ibitabo nka On the Shortness of Life cya Seneca ndetse n'icyitwa The Brevity of Life, How to Make the Most of the Time God Gives You. Ni igitabo cya Philip Gendlesk. Hamwe n'ibi bitabo ufite amahirwe yo kumenya uburyo bukomeye bw'ingenzi bwatuma igihe cyawe ugikoresha mu kukibyaza inyungu, kikagira agaciro, apana binyuze mu kugicunga neza, ahubwo binyuze mu kukibamo neza. Ibyo tugiye kuvugaho ntabwo ari uburyo bwo gukoresha igihe neza, ahubwo ni uburyo bwo kugusobanurira uko ubuzima bwacu buteye. Nta munsi n'umwe urabyuka mu gitondo utarwaye, udafite ikibazo na kimwe, ariko bikaza kugera ku mugoroba wumva ntacyo wakoze kuri uwo munsi. Cyangwa se ntabwo bijya bikubaho gutekereza ko ibihe byashize ari byo byari byiza, ugatekereza uko wabagaho mu 2016 ukumva nibwo ubuzima bwari bukuryoheye bitewe n'ibyo wakoraga icyo gihe. Ibi bitubaho twese, biterwa nuko tutazi kubaho mu gihe turimo. Tubaho twitekerereza ibyahise, twicuza cyangwa twifuza gusubirayo, bitaba ibyo tukiberaho mu nzozi n'ibyifuzo by'ahazaza. Uyu munsi hakaducika tutabayeho. Muri iki kiganiro rero tugiye kuvuga kuri zimwe mu nama z'ubuzima zatuma ubaho uyu munsi ubuzima bukakuryohera. Buri munsi muri ya yindi 30,000 ukawubamo byuzuye. Reka tubivugeho, tubahaye ikaze. Muraho, waruzi ko gutera imbere rimwe na rimwe bituruka ku byemezo bitanagoranye bamwe muri twe bafata, nko kwizigamira mu kigega Aronite Iterambere Fund. Aronite Iterambere Fund ni ikigega gicungwa n'ikigo cya leta Rwanda National Investment Trust, aho ushobora kwizigamira amafaranga akabona inyungu irenga 11% buri mwaka. Nubwo mu Iterambere Fund dushishikariza abantu kwizigamira by'igihe kirekire, mu gihe ukeneye amafaranga yawe uyahabwa hamwe n'inyungu amaze kugezamo kandi nta musoro ukuweho. Iyandikishe kuri wa@shora.aronite.raw cyangwa ukanda akanyenyeri 589 akadirishya ukurikiza amabwiriza. Mu kigega Aronite Iterambere Fund twakira abantu ku giti cyabo, ibigo n'amatsinda y'abantu, kubera ko kuzabaho neza ejo hazaza bireba buri wese. Ku bindi bisobanuro waduhamagara ku murongo utishyurwa 5890 cyangwa sura urubuga rwacu kuri wa@aronite.raw. Ikintu cya mbere ugomba gusobanukirwa kugira ngo ubeho neza muri ubu buzima ni igihe n'imitekerereze ya muntu. Time perception and psychology. Igihe gisa naho gihora gikina igisoro mu bwonko bwacu. Byonyine kumenya ibi ngibi ni intambwe ya mbere yo kumenya kugikoresha mu nyungu zawe. Ndabizi muri iyi minsi benshi turimo turatekereza tutejo muri sibwo hari kuri bonane ya 2025, none dore tugeze mu minsi mikuru nanone. Uribuka ukiri umwana uburyo isaha imwe yanganaga n'icyumweru, umunsi umwe wanganaga n'iteka ryose. None dore uyu munsi imyaka irimo iraguruka nk'ahari amezi. Ibi nibyo bita time unit paradox. Uku ni ku bwonko bwawe bukora. Dore uko bikora muri siyanse. Ubwonko bwawe bupima igihe binyuze mu kubika ibintu bishya byose bigenda bikubaho, cyangwa se ibintu bishya ugenda wunguka. Ukiri umwana buri kintu cyose cyabaga ari gishya. Ubwonko bwawe bwahoraga bubika ibintu buri kanya, ari byo byatumaga igihe kimera nkaho kirimo kugenda gahoro cyane. Ariko kubera ko wamaze gukura, ibintu byinshi mu buzima ubwonko bwawe bwamaze kubibika. Ntabwo ari bishya byinshi bikubaho. Kubera ko ubwonko bwamaze kubika ibintu byinshi bishya, igisigaye ni ukwisubiramo kwabyo gusa. Bushobora kwira nta kintu gishya wungutse. Ubaho mu bintu bisanzwe gusa. Urabyuka ukajya ku kazi, ukanyura inzira imwe, ugatega bus imwe, ukirirwana n'abantu bamwe, ukora akazi kamwe, wataha ugateka ibintu n'ubundi usanzwe uteka, ukareba televiziyo inyuraho ibintu n'ubundi wari witeze.
ubwonko bwawe ntabwo bubika ibi bintu kubera ko bwarabibitse kera. Ibi nibyo bita umutego wo kutamenya ko igihe kirimo kugenda, the trap of time blindness. Uku niko tubona igihe kirukanka nyamara atari ko byahoze tukiri abana. Gusa iyi miterere y'ibintu ushobora kuyiba umugono ukayihindura mu buzima bwawe. Niba ugiye ku kazi, nyura mu nzira zitandukanye buri munsi. Iga ibintu bishya buri munsi. Iga kuganiriza abantu mutaziranye. Niba uhuye n'umuntu ku cyapa mutegereje bus, muganirize wumva uburyo atandukanye nawe muhora muganira. Buri kintu gishya uhuye nacyo gisunikira ubwonko bwawe kuba maso bukacyitaho cyane, ari nabyo bituma igihe gikweduka kikamera nka kumwe twakibonaga tukiri abana. Dore ikosa rikomeye twese dukora mu birebana no kubara igihe. Buri gihe duha agaciro gake ingano y'ibintu dushobora gukora mu munsi umwe. Ibyo ni nako bigenda mu mwaka. Ntabwo uzi uburyo mu mwaka umwe ushobora gukora ibintu byinshi. Iyi ni nayo mpamvu abantu benshi bava mu mihigo bari barahize hakiri kare batayesheje, akabivamo atabigezeho. Uko niko za gym ziturira amafaranga y'ubuntu. Turishyura twiyemeje ko tugiye kujya dukora siporo buri munsi, tukajyayo kabiri gusa. Ikintu cya kabiri cyo kwitaho niba ushaka kubyaza igihe cyawe umusaruro ukabaho ubuzima bwiza, ni ukumenya guhitamo ibintu ushyira imbere y'ibindi byose, priority management. Abantu benshi twitiranya guhuga cyangwa se kuba busy nk'uko tubyita no gutanga umusaruro. Umunsi wacu tuwuzuzamo akazi kagaragara nk'ingirakamaro ariko mu by'ukuri katari ngombwa. Dore igikoresho cy'ingenzi wakoresha mu guhitamo ibintu by'ingenzi byo gukora buri munsi. Cyitwa deathbed test. Umwitozo w'iminsi ya nyuma y'ubuzima bwacu. Tekereza igihe uzaba ufite imyaka 90. Mu by'ukuri muri kiriya gihe nusubiza amaso inyuma, uzibuka isaha y'inyongera wigeze kumara ku kazi. Wicare wibuke uti hari igihe nigeze gutaha saa 2 z'ijoro. Nta mahirwe bifite. Gusa ushobora kuzibuka umunsi wigeze kwirirwana n'umuryango wawe. Iki nicyo bita priority. Ikintu cy'ibanze kiza imbere y'ibindi. Mu yandi magambo, iyo uhisemo kubanza kwandika raporo y'akazi mbere yo kujya kureba umuryango wawe, igihe wakamaranye n'umuryango wawe kiba kigiye. Dore ibintu abantu bazi ubwenge basobanukiwe kuturusha. Kumenya ikintu cyo kudakora nibyo bifite agaciro kurusha kumenya ikintu cyo gukora. Iki nicyo baturusha. Bo bashyira imbaraga mu kumenya ibyo kudakora, twebwe tugashyira imbaraga mu kumenya ibyo gukora. Inama itangwa hano ni ugukora ibyitwa two list strategy. Andika urutonde rw'ibintu ushaka kugeraho, nk'urugero kugura iPhone, kwiga gutwara imodoka, kuzigama 500 n'ibindi. Muri ibyo bintu wanditse, hitamo 3 by'ingenzi wumva ushaka kugeraho mbere y'ibindi. Numara guhitamo ibyo 3, ibindi bisigaye bitari muri ibyo 3 bizaba ari avoid list. Bizaba ari ibintu n'ubundi udakwiye gukora. Tekereza ku nyungu nyinshi ubona yako kanya cyangwa se inyungu itaza ako kanya, ariko izaza gahoro gahoro mu buzima bwawe bwose. Kugira icyo ushora gito buri munsi mu bintu bifite agaciro biragora. Birangira byikubye inshuro nyinshi uko imyaka ishira. Ikibazo tugira cyonyine ni uko imbuga nkoranyambaga tumaraho amasaha menshi, ukongera akazi gasanzwe ndetse n'ibindi bintu byose biturangaza bidasiba kutwiba umwanya wacu, bikarangira tudahaye igihe ibifite agaciro bya nyabyo, nko kumarana igihe n'imiryango yacu. Igisubizo ni ugukuraho ibitari ngombwa, nko kumara amasaha 3 ku mbuga nkoranyambaga buri munsi. Ibyo ngibyo ukabikuraho. Ikintu cya gatatu cyo kumenya no guha agaciro kugira ngo igihe cyacu kigire umusaruro ni ugusobanukirwa imibanire n'impinduka zayo. Reka twibande ku mubano w'abashakanye cyangwa se abakundana. Uyu mubano umeze nka konti muri banki. Buri gihe uko muvuganye cyangwa se muganiriye biba bimeze nk'amafaranga ushyize kuri iyo konti cyangwa se amafaranga ukuyeho. Niba muvuganye neza ukamubwira utugambo twiza, biba bimeze nkaho ushyize amafaranga kuri konti. Nimutongana ubu bikuje. Kandi nyine nk'uko bigenda kuri banki, ntabwo wabikuza amafaranga utabikije. Gusa hari ikibazo. Abantu benshi bita cyane ku bintu binini kandi bikomeye. Bita ku mpano zihenze babaha cyangwa se izo batanga, bakita ku birori bikomeye bakorerwa cyangwa se ibyo bakorera abandi. Gusa ukuri nuko kuri konti yawe iyo ushyiraho udufaranga duke duke duhoraho, birangira hagezeho za miliyoni. Message ya hato na hato ibaza amakuru, kwibuka utuntu duto twerekeye inshuti yawe, kumuba hafi mu bihe bigoye. Hano hari ikintu kinyuranye n'ibyo buri wese yibwira. Gusangira ibyago cyangwa se ibihe bikomeye byubaka urugwiro n'urukundo mu bantu kuruta gusangira ibyishimo. Abantu bitabira ibirori byawe uko bahamagaye ntihagire n'umwe ubura, ntabwo aribo bagutekerezaho cyane nk'abagufata mu mugongo iyo wagize ibyago bakakwitaba buri gihe ubitabaje. Ikintu cya kane cyo kumenya no kwitaho niba ushaka ko igihe cyawe kikugirira akamaro ni umwuga wawe n'intego zawe z'ubuzima. Career and purpose.
birashoboka ko amahirwe ari mu mwuga wawe atarayo utekereza. Amahirwe yawe ashobora kuba ari mu ntambwe nke cyane uvuye ahari ibintu bigushimisha mu kazi kawe. Birashoboka cyane ko ibintu biryoshye biri hagati y'ibintu uzi n'ibintu ushobora kumenya. Bitekerezwa ko amakosa abantu benshi bakora ku kazi ari ugushaka amafaranga menshi hakiri kare. Byemezwa ko igihe uri mu myaka 20 cyangwa se mu ntangiriro z'imyaka 30, icyo ukwiye gukora ari ugushyira ingufu mu kwiga, mu kugira ubumenyi bushya. Buri bumenyi bushya wungutse buba bumeze nk'itike ya loto uzashishura mu myaka izaza, ishobora kuzavamo za miliyoni. Bavuga ko amafaranga akurikira ubumenyi. Niko bigenda buri gihe. Ibagirwa iby'urwego rw'umwuga. Kwizirika ku kazi kawe, wubahiriza amategeko, wubaha abayobozi bawe ngo bazakuzamure mu ntera, ibyo byibagirwe. Uyu ni umutego. Imirimo yo muri iki gihe imeze nka Jungle Gyms. Jungle Gym ni bya bibuga abana bakiniramo, biba birimo ibikinisho byinshi, birimo ibyo burira, imyicungo, piscine, imodoka z'ibikinisho n'ibindi. Uku niko imirimo y'iki gihe imeze. Ni myinshi kandi mu nzego zitandukanye. Wize ubwarimu, ariko hari abantu mwiganye bacuruza imodoka n'ibibanza. Buri murimo muri iyi yose isaba uruhurirane rw'ubumenyi, kandi uko urushaho kugira ubwo bumenyi bugufasha kuba indasimburwa. Nkunda akazi kanjye. Byemezwa ko iyi nteruro imeze nk'umucanga mwinshi kandi utose uherana buri kintu cyose kiwugezemo. Akazi uko gatinzemo niko bigukomerera kukavamo. Inama itangwa hano ni ugukoresha ibyitwa productive procrastination. Niba ugize ubunebwe bwo gukora kimwe mu byo ushinzwe, izo mbaraga wakagikoresheje zishyire mu kwiga ikindi kintu gishya. Ibintu ukora mu gihe wagize ubunebwe bwo gukora ibyo usanzwe ushinzwe bigaragaza mu by'ukuri ibyo ukunda. Ikintu cya gatanu cyo gusobanukirwa no kwitaho niba ushaka kubaho neza ni ubuzima bwawe n'imbaraga zawe. Ubuzima ntabwo bushingiye gusa ku kubaho igihe kirekire, ahubwo ni no kongera imbaraga zawe buri munsi. Ibindi bintu byose byo mu buzima bwawe bitera imbere cyangwa se bikahababarira bitewe n'uko ubuzima bwawe bumeze. Wahitamo kumara amasaha 8 ku munsi ufite ingufu ukora uca ibiti n'amabuye, cyangwa se wahitamo kumara amasaha 12 ufite ingufu ziringaniye ukora gake gake. Ingano y'imbaraga wumva ufite mu mubiri wawe ifite agaciro kurusha igihe ufite. Nzasinzira napfuye. Iyi ni imyumvire mibi cyane. Gusinzira ntabwo ari ikiruhuko gusa, ahubwo ni imbaraga z'ubwonko bwawe. Ubwonko bw'umuntu udasinzira bufata ibyemezo bimeze neza nk'ibifatwa n'umusinzi. Iyo promotion ushaka, iyo business ushaka kubaka, byose bituruka ku bushobozi bw'ubwonko bwawe mu gukora neza. Hano hari ibintu tutabwirwa kenshi. Wowe ubwawe uri abantu babiri batandukanye. Wowe wa mu gitondo nawe wa nimugoroba. Wowe wa mu gitondo akora plan cyangwa se imigambi. Wowe wa nimugoroba agakurikira ya migambi. Ntabwo ukwiye kureka wowe wa mu gitondo rero ngo abe umunyagitugu. Inama zitangwa hano ni ugukora imyitozo ngororamubiri mito mito, pompage 10, kugendesha amaguru urugendo ruto, iminota 5 yo kwinanura ingingo. Umubiri wawe waremewe kugenda no kunyeganyega, ntabwo waremewe kwicara amasaha 8. Ni byiza kwibuka ko kunyeganyeza umubiri wawe bituma ubwonko bwawe butungana, bukabona ibintu neza. Niba hari ikibazo cyakuzonze wananiwe gukemura, nyeganyeza umubiri wawe, igisubizo gishobora kuziraho. Ikintu cya gatandatu cyo kumenya: kwiga no kongera ubumenyi. Niba ushaka kongera ubumenyi ku kintu runaka, cyigisha undi muntu. Babyita teacher effect. Gusobanura ikintu bisunikira ubwonko bwawe ku cyumba birushijeho. Urumva utiteguye gutangira kwigisha? Iyo niyo mpamvu ya nyayo ahubwo ikwiye gutuma wigisha. Kurwana nabyo bikugira umwigisha mwiza cyane. Teknike nziza yo kwiga ni ugusoma amateka y'abantu. Impamvu nuko buri mateka y'umuntu usomye aguha ubumenyi mu masaha make. Iyo ushaka kwirinda amakosa akunze gukorwa na benshi, ni byiza kwigira ku bayakoze. Abantu benshi bagerageza gukora neza ibintu byose. Abanyabwenge bo bakora ku buryo hari ibyo badakora neza, ariko bakabikora mu buryo burimo ubwenge. Byitwa deliberate amateurism. Kwemera gukora amwe mu makosa ugamije kuyigiramo bituma ubwonko bwawe bworoha. Ibintu ntubigire intambara, kandi ukwikunda kwawe niko wakomerekere. Kugira ibyo ubura ntabwo ari ikintu kibi cyane, ahubwo nizo mbaraga zawe. Ufite igihe gito, ufite amafaranga make, ufite ibikoresho bike. Ibi nta kibazo kinini kibirimo, kubera ko bigusunikira guhanga udushya. Hano rero hari ubumenyi bukomeye. Ukwiye kumenya igihe cyanyacyo cyo kubivamo. Kuva mu bintu wabiteguye ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo no guha umwanya amahirwe yisumbuyeho. Ubumenyi bwa 7 ukwiye kugira ngo ubuzima bwawe buryohe: ubwenge bw'amarangamutima. Byemezwa ko amarangamutima yose tugira aba afite igihe amara mu mubiri wacu.
ibinyabutabire bikora buri marangamutima nk'umujinya, ubwoba, igihunga n'andi bimara amasegonda 90 mu mubiri wacu. Nyuma y'amasegonda 90 biba ari amahitamo yawe kuguma muri ayo marangamutima cyangwa se kuyavamo. Uburyo bwiza bwo gukoresha n'ubu. Iyo unaniwe kugenzura icyiciro cya mbere cy'amarangamutima byanze bikunze uba ushobora kugenzura icya kabiri. Ushatse wabifata nk'aho ubushobozi bwo kugenzura amarangamutima yawe ari ububasha ntagereranywa. Ubwenge bwawe bushobora gutuma ubona akazi keza kaguhemba neza, ariko kugenzura amarangamutima yawe nibyo bituma uzamurwa mu ntera, nibyo biguhesha promotion. Kubera iki? Kubera ko abantu bose bizera umuntu uguma atuje mu gihe hari umuhengeri, umuntu utagaragaza guhungabana mu bibazo. Ikintu cya munani cyo kumenya kugira ngo ubeho neza: kugira ubumenyi ku birebana n'imari. Amafaranga ntabwo ari imibare iri kuri konti yawe gusa, ahubwo ni ikintu cy'agaciro kurenza icyo. Ni ubwigenge mu birebana n'igihe. Hano hari ukuri abantu benshi tutamenya. Gukorera amafaranga menshi bikugira umukire mu birebana n'amafaranga, ariko bikakugira umukene mu birebana n'igihe. Uko amafaranga yawe aba menshi, imibereho yawe iraguka. Wubaka inzu nini igakenera amafaranga menshi yo kuyitaho. Ugura imodoka ihenze ugahangayikishwa nuko izangirika cyangwa se ikagira ikindi kibazo. Utura mu gace keza k'abakire bikagusaba urugendo rurerure kugira ngo ugere aho abandi bari. Bitekerezwa ko iyo ugeze ku rwego rwo gutunga amafaranga menshi ukishima uti noneho ubu nagura icyo nshaka cyose, aho niho hahita hazira umutego. Iyo ugize amafaranga ugatekereza ko ushobora kugura icyo ushaka cyose, hahita haza ibyitwa lifestyle inflation. Uku ni ukugwiza amafaranga ariko ukanongera imibereho ihenze ku buryo birangira amafaranga yawe ashirira mu kugura ibintu bihenze. Ibi bimeze nko kwiruka kuri za tapi bakoreraho siporo. Uriruka cyane ku muvuduko munini ariko ntabwo uva aho uri. Tekereza ku birebana n'igihe. Wakwemera kwinjiza miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda ukora iminsi 7 mu cyumweru utaruhuka na gato, cyangwa wakwihitiramo kwinjiza miliyoni 50 ukora iminsi 3 gusa inuka yiruhuka? Ikiguzi utanga kugira ngo ubone ayo mafaranga ntabwo ari amasaha y'umunsi gusa, ni ibindi byose wemera guhara kugira ngo ube uri muri ako kazi. Abantu benshi tubikora amacuri. Byemezwa ko kubaho munsi y'amikoro yawe ari uburyo bwiza bwo kubika umwanya wandi mahirwe. Ikintu cya 9 kizatuma ubaho neza ni uguhorana ibitekerezo bishya. Guhanga udushya ntabwo ari ukwicara ngo utegereze ko ibitekerezo bishya biza. Ibi ngibi bimeze nka robine iyo udaheruka kuyifungura. Iyo uyifunguye habanza kuza amazi mabi avuye mu itiyo yanduye. Biriya ni ibitekerezo bibi. Iyo hashize umwanya noneho muri ya robine hatangira kuza amazi meza. Ibyo ni ibitekerezo byiza. Nkuko ufungura amazi hakabanza kuza mabi, n'ibitekerezo bibi nuko ukeneye ko bibanza kuza bigasukura inzira hakabona kuza ibitekerezo byiza. Kwicara aho ngaho gusa ugategereza ko hazaza ibitekerezo byiza ni nko guhagarara imbere ya robine utegereje ko amazi meza aza kandi robine ifunze. Byemezwa ko ibi bintu byose tuvuzeho ari byo buri muntu akwiye kwitaho kugira ngo ubuzima bwe bube bwiza. Birashoboka cyane ko bariya bose tubona bahiriwe bitaye cyane kuri ibi. Nshuti bakunzi mudasiba kutwumva, ikiganiro cyacu naha tugisoreje. Nge nitwa Ismail Mwanafunzi. Naho utaha. Kubera ko ukigorwa no gukodesha inzu, wibwira ko abafite inzu bose babayeho mu munezero udashira. Yego hari abishimye pe, ariko hari n'abandi batari na bake bari mu marira kubera ko bubakiwe nabi nyamara baratanze za miliyoni nyinshi. Ikibazo bagize ntabwo ari umwaku, ni uguhitamo nabi ububakira. Nyamara iyo baza guhitamo Mess Limited, ubu baba bari mu munezero nk'abandi. Mess Limited ni sosiyete y'inzobere mu bwubatsi n'ibijyanye nabwo byose. Bakora design, bagakurikirana imishinga y'ubwubatsi, bakubaka, bagakora finissage, bagatunganya imbere mu nzu n'ibindi byose bigendanye n'ubwubatsi. Ntabwo abubaka bose ari abanyamwuga. Bake cyane muri bo barimo Mess Limited nibo babikora vuba mu bunyangamugayo bwinshi kandi bakabikorera hose mu gihugu, haba mu mujyi wa Kigali no mu turere. Muri Mess Limited ntabwo ari twe twavumbuye ubwubatsi, ariko nta ubona inzu nziza atatunyuzeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu ufite tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isuri kunogeye. Mess Limited ikorera ku Muhima hafi n'inyubako ya Sofaru mu nyubako Davis ikoreramo, ni muri etage ya mbere. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 27 73 0860.
wanasura urubuga rwacu rwa interineti wa3.mes.rawa. ngiyi imwe mu nzira nke zo gutunga inzu nziza mu Rwanda.